abantu bakuru barinjira mu ruhu rw'abajene ubundi ibintu bigende neza. Yezu akuzwe. Nibatinjira mu ruhu rw'abajene ntabwo biri buvemo, sibyo? Mwamaze kujyamo bantu bakuru? Ntagiyemo ni sawa. Kuko nguko mubizi uyu munsi ni gahunda turagira yihariye dusanzwe tugira buri kwezi, ariko by'umwihariko ku kwezi turimo dusoza k'urubyiruko kwa mbere, twifuje ko rero tugira gahunda inyuranye itandukanye n'izindi tugira, aho turi bukomereze ku nyigisho, ndagerageza ntibe ndende, noneho dukurikizeho igitambo cy'Ukarisitiya maze bize gukurikirwa n'izindi gahunda. Turahaguruka rero dutangire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, ishaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungure duhe none, tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Bavandimwe rero, mbinginze kubw'impuhwe z'Imana, nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana. Ngiryo iyobokamana ryabava ku mutima. Kandi ntimukigane ibihe turimo, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo muzajye mumenya neza gushaka kw'Imana, kiri icyiza, cyashimisha n'ikiboneye. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kuko bisanzwe iteka bibaye n'iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Kristo Yezu akuzwe. Inyigisho y'uyu munsi ivuye, ijambo ry'Imana tumaze kwakira riri mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 2. Aho inyigisho y'uyu munsi nifuza ko twagendera kuri iyi nsanganyamatsiko gira iti kandi ntimukigane ibi bihe turimo. Kandi ntimukigane ibi bihe turimo. Pawulo Mutagatifu mu kwandikira Abanyaroma arabasaba mbere na mbere ko imibiri yabo bayegurira Imana. Pawulo Mutagatifu abwira Abanyaroma, hari muri ibyo binyejana bya kera, ubu ngubu ni twebwe abwira, ni twebwe iri jambo ry'Imana riziye. Ese kutigana ibihe turimo byaba bivuga iki? Ese ibyo bihe bigizwe n'iki? Ese koko twakitwara gute nk'uko tubyumva muri iyi nteruro ikomeza ngo ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo mujye mumenya neza gushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Yezu akuzwe. Ingingo ya mbere, mu by'ukuri rero nk'uko Pawulo akomeza abitubwira, turi ab'Imana, twaremwe nayo mu buntu bwayo, turemwa mu budasa, buri wese buriya n'impanga zavukiye rimwe, zavutse mu nda imwe, ntabwo buriya zisa, ntizihuje byose uretse gusa kuba zaravutse. Nyagasani rero yaturemye adukunze, aha buri wese umwihariko we, buri wese umwihariko we, ari nayo mpamvu abagira ngo tumwiture mu buryo nyine butandukanye, ariko twese duhurire kuri icyo kimwe cyo kumwegukira. Turi ab'Imana rero, niyo tuvaho kandi niyo tuganaho, kuko niyo yaturemye, niyo kandi itubeshaho.
niyo igenzura ubuzima bwacu kuva mu ntangiriro zabwo kugera mu mpera zabwo, niyo iyobora ibyo dukora ikaduha amahirwe anyuranye, maze ikadushoboza tukabasha kubaho nyine tuyitunganiye. Kabiri, kandi ntimukigane ibi bihe turimo. Ibihe turimo byaba byiganjemo iki? kitari icy'uko mwene muntu yisanze agomba kwiremera ubwami bwe, maze agahitamo ibintu, agahitamo n'abantu, ibiremwa, aho guhitamo umuremyi we. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3, aho ababyeyi ba mbere Adamu na Eva bemeye gutera Imana umugongo, maze bagoreka icyo Nyagasani yari yababwiye. Sekibi yaje abwira Eva, amubwira ijambo amucurika. Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 3, ntabivuga mu magambo yanjye mukagira ngo nayanjye nyine. Inzoka yari inyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yararemye, yari yarahanze. Ibaza umugore ati, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Aha niho kubacurika navugaga. Sekibi yarazi icyo Imana yavuze kuri iyo ngingo, yarakizi. Ariko icya mbere iduheraho, idutangiriraho, irabanza igacurika ijambo ry'Imana. Tukibukiranya ko rero ijambo ry'Imana ari naryo Sekibi yahereyeho ashuka Yezu mu butayu, ariko bikarangira Yezu atsindishije n'ubundi iryo jambo ry'Imana. Aha twaboneraho kwibaza, iyo dusumbirijwe, iyo twatewe, twebwe turwanisha iki? Iyo hari aho tugomba kugira icyo tuvuga, dukoresha iki? Yezu akuzwe. Dukoresha iyihe ntwaro iyo bibaye ngombwa ko tugira icyo tuvuga? Yezu turabona ko yanesheje kubera iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo yifashishije kugira ngo abone icyo arwanisha Sekibi, kandi byarangiye nyine aneshejwe, kuko ibibazo byose yamubazaga, ibishuko byose yamushyiragamo, byarangiraga abikoze neza. Umutwe rero uragira ati, kandi ntimukigane ibi bihe turimo. Yezu akuzwe. Bahaye mikoro mwambwira byinshi. Ibi bihe turimo birangwa n'iki? Ibi bihe turimo, bamwe bansubiza bati, ibi bihe rero ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima bukakaye. Abajene tugeraho dushakisha ubworoshye, tukabushakisha itoroshi tukabubura. Ibi bihe turimo ni bya bihe igihe abandi bagiriraga abandi neza, iki gihe ntabwo bikibaho. Ubu ngubu ngo umuntu asigaye yimenya, ndetse banagezeho bavuga ko ngo umugabo ari urya utwe wakarenzaho utw'abandi, uwo niwe ngo waba ari umugabo. Ibi bihe turimo birangwa n'imigenzereze inyuranye, aho imico mibi igenda itwototera, natwe tukayimira bunguri. Bajene rero, bavandimwe, duhamagariwe kutigana ibi bihe turimo. Bihe turimo byiganjemo ubuhemu bunyuranye, byiganjemo kubeshya, sigaye tubeshya nk'uko duhumeka. Kera wumvaga abantu bakuru ari bo babeshya wenda batabikomejeho,
ugahura n'umuntu ukamubaza yewe uvuye he, kumva aravuze ngo sinzi ngo aho naringiye aho hepfo. Cyo ni icyaha, cyitwa icyaha. Uvuye kuri telefone, yewe sinzi umuntu wari umpamagaye, ntumuzi wamuvugishaga gute? Yezu akuzwe. Izo ni imvugo zimwe na zimwe dukunda kuvuga, gukoresha, ariko z'ibyaha pe. Duhamagariwe rero kutigana nyine ibyo bihe turimo. Ese amaburage abaho amwe namwe, aho ntayo tugwamo tutakagombye kugwamo nk'abakristo. Ese kwirwanirira rimwe na rimwe tugwamo. Niba umupagani yirwanyeho, n'umukristo ugasanga yirwanyeho. Duhamagariwe rero gucana maremare kuri ibyo bigeragezo, iyo migenzereze inyuranye no gushaka kw'Imana, tukagenda tuyimenya, kuko ijambo ry'Imana riratumurikira, riratubwira ngo iki ngiki ntabwo ari cyo, iki ntabwo ari cyiza, kireke ujye kuri kiriya. Nuko bimeze, kandi nuko iyo twemereye Nyagasani bigenda neza. Gatatu, dushobora kwibaza ngo dukore iki? Pawulo mutagatifu yahise abiduha, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana, kiri icyiza, cyashimisha n'ikiboneye. Nimuhinduke. Guhinduka ni ijambo Yesu yaje atangiza ivanjiri ya Mariko. Cyo cyamuzanye kugira ngo duhinduke, twakire inkuru nziza. Yezu akuzwe. Kuri 5 z'ukwa gatatu tuzongera tubibwirwe, aho zakubwira bagusiga ivu. Hinduka maze wemere inkuru nziza. Guhinduka ntabwo ari impamyabushobozi twakira ngo tube tuyifite nyine twumve twarashyikiriye, kuko Sekibi ahora arungarunga, Sekibi ahora dushakashaka, ashaka kutuyobya. Ariko iyo dufashe uwo mugambi wo guhinduka, iyo dufashe uwo mugambi wo kugarukira Imana, ibintu bigenda neza. Duhinduke, twemere inkuru nziza. Ubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo. Ese ibitekerezo byanjye rimwe na rimwe nta gihe biba bihabanye n'ibya Kristo? Ibitekerezo byanjye rimwe na rimwe nta gihe bica ku ruhande icyo Nyagasani anyifuzaho? Ibyo bibazo dushobora kwibaza, maze tukabona ko mu by'ukuri duhamagariwe guhinduka, maze iyi mibiri yacu tukayegurira Nyagasani, tukayituraho igitambo nyabuzima gishimisha Imana, kugira ngo muzajye mumenya, wa wundi wahindutse, wa wundi wagize ibitekerezo biboneye, muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Mu magambo make, Pawulo mutagatifu akatubwira ko tugomba kwivugurura, maze ikibi kikadushisha tukagihunga, maze icyiza tukakihambiraho. Yezu akuzwe. Ngiki cyo duhamagariwe rero, tuzabishobozwa rero no gukunda Imana mu buzima bwacu. Zabishobozwa no gukunda Imana mu buzima bwacu, tukumva ko ariyo twegukiye, tukumva ko ariyo twiyeguriye, tukumva ko ariyo twahaye ubuzima bwacu. Si no kubiha kuko turabayo, niyo tuvaho kandi niyo tuganaho, ahubwo twarayemereye itugenza uko ishaka, kuko ari umuremyi wacu, maze tuyiha rugari mu buzima bwacu. Tuzabifashwamo rero no kwikunda mu isengesho. Umuntu ushaka guhinduka, umuntu ushaka guhindura imyumvire n'imitekerereze, umuntu ushaka kuba umujene, umuntu ushaka kuba umukristo, uririmba n'ishema n'isheja indirimbo ndi umukristo ndi uwa Yezu, ni wa wundi uhitamo kwemera gutungwa n'Imana, kwemera
gukunda kiliziya, kwemera gutungwa n'amasakaramentu matagatifu. Amasakaramentu matagatifu tuzi ko ari angahe? Arindwi. Ngizompa mikoro ati yatubwire rimwe kurindi, rimwe na rimwe bijya byivanga, ariko buriya buryo nababwiye nifuza no gusubiramo ni uburyo buboneye kandi bworoshye twayafata. Amasakaramentu arindwi twayagabanya mu bice bitatu, aho tubona amasakaramentu y'ibanze ariko umubare w'amasakaramentu atatu: batisimu, ukarisitiya no gukomezwa. Amasakaramentu wayahawe aba yamenye, aba yateye intambwe, aba yabaye umukristo wigenza rwose, kuko mu gukomezwa dusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu, ukarisitiya ikadutunga igihe cyose, batisimu ikatwinjiza mu muryango mugari w'abana b'Imana. Yezu akuzwe. Tukabona andi masakaramentu abiri ari twakwita amasakaramentu adufasha mu gusubirana ubuzima bw'Imana muri twe bwari butangiye bukendera, ari ubwa roho n'ubw'umubiri. Turabonamo isakaramentu rya penetensiya, isakaramentu ry'imbabazi, kabonamo isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi. Yezu akuzwe. Ndagaruka ku isakaramentu rya penetensiya, aho rimwe na rimwe abajene sinzi niba namwe muritinya, ariko i Kigali ubanza atari byo da. Kigali mwateye imbere, siko bimeze? Namwe muraritinya? Yezu akuzwe. Muraritinya namwe? Mu bindi bihugu hari igihe uganira n'umujene ati ngewe mperutse isakaramentu rya penetensiya mbere ya covid. Abo si abajene gusa, n'abantu bakuru barakenyeye, basigaye barigendera kure. Isakaramentu ry'imbabazi tujye twigereranya na kwa kundi dushobora. Kigali ntabwo bahinga, nangiye gutanga urugero rwo guhinga. Mujya mubyumva ariko yego, kwa kundi umuntu yaba yahinze akagera mu rugo aba ahamagariwe koga, gukaraba, kugira ngo ntiyanduze nibura amashuka, siko bimeze, anahumeke neza. Twibaze rero uwo muntu umaze iyo myaka yose noneho atoga, roho y'ubwo iba yaragwingiye, igwingira ryayo riba rikaze. Muri kubyumva neza? Nyamara muri iryo sakaramentu turonkamo imbaraga nyinshi, turonkamo kujya tugera hahandi twaguye, tukajya tuvuga ngo oya, hangaha ntabwo nakongera kuhagwa, ntabwo nakongera kuhagwa. Nyagasani ubu ndamukunda, Nyagasani ubu ngubu narahagurutse, narakenyeye, niyemeje kumukurikira kandi nzamugwa inyuma. Ubundi bigatuma ukomeza urugendo kandi bikagenda neza. Yezu akuzwe. Bikagenda neza. Birumvikana ko rero bavandimwe duhamagariye gutungwa n'ayo masakaramentu abiri. Rero yarasigaye ni isakaramentu ry'ubusaserdoti n'isakaramentu ry'ubushyingirwa, twita amasakaramentu y'ubutumwa. Aba masakaramentu nyine ategurwa ubuzima bwa muntu, mu bwana, mu bujene. Wumva ijwi tinumva na byazaba byiza nkoranya urugendo rwo kwitagatifuza, gashyingirwa. Numva rero nazitagatifuriza mu banyantege nke, kiha Imana, gutyo ukakira iyo ngabire y'Imana. Yezu akuzwe. Ngiki kintu kizadutunga, kwishimira gutungwa n'amasakaramentu matagatifu, kandi bikatunyura tukumva. Niba uje mu gitambo cy'ukarisitiya wasanga nyine padiri yatangiye, nyine bikagutera n'isoni, ukumva uranababaye. Ariko rimwe na rimwe mbona nyine abantu binjira ngaho nyine ari mu isoko. Oya, hari umuvandimwe tubwiye ko
mu gitambo cy'ukarisitiya niryo sengesho rikuru rya kiliziya tuba tugomba kugizamo twiteguye. Ngiye gusaba iki? Ngiye gushimira iki? Ko ukarisitiya nyine bisobanura gushimira Imana. Ukaza witeguye rwose kandi ubikuye ku mutima, ubundi igihe cyo kwicuza ukicuza, cyo guhaguruka ugahaguruka, cyo kwicara ukicara, bizadufasha. Dusabe rero Nyagasani kugira ngo aduhe imbaraga. Izo ntwaro Kristo yadusigiye tuzironkera muri kiliziya, maze tukabaho mu gicucu cy'Imana yacu yo yaturemye, itubeshejeho kandi iduherekeza mu rugendo rwacu nk'abajene, nk'abavandimwe. Bityo abasangiye ko kuri urwo rugendo bakaba bahamagariwe kutadohoka, kuko uwo bakurikiye ni umubyeyi, uwo bakurikiye ashobora byose, uwo bakurikiye abafasha kutigana koko ibihe turimo, ahubwo bakaba banze uwo nemeye. Dusaba Imana kugira ngo natwe iduhe imbaraga tube babandi rwose bishimiye kuba ari ab'Imana, bishimiye kuba ari abagenerwamurage, ari abasangirangendo, maze ubwo buvandimwe dufite Kristo yaduhaye budukomeze kandi butume dutera intambwe, dutera imbere. Bavandimwe rero, mbinginze kubw'impuhwe z'Imana, nimuture imibiri yanyu ibe igitambo nyabuzima gitagatifu kandi kinyuze Imana, ngiryo iyobokamana ryabava ku mutima. Kandi ntimukigane ibihe turimo, ahubwo nimuhinduke mwivugururemo ibitekerezo, kugira ngo muzajye mumenya neza ugushaka kw'Imana, ikiri icyiza, icyashimisha n'ikiboneye. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije umuja aguhungiyeho, agutakambira ngera umusabire. Cyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umuhagarare ko n'umunyabyaha, muvyeyi w'umukiza, byo nkubwira byumva ubyiteho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.